Muraho neza abakunzi bacu aradukurikiye umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Ata tuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho ko n'imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizaho ni cyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ugira ahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo agenda mbakiriraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe na bino bibazo nkunda gupostinga. Rero ukunda kuza mu kizame ushaka kode tubwira karere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode aho waba urose mu gihugu. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda cyangwa se mudasobwa, twandike cyangwa duhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutange n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga kuko iyi ntabwo ari mpande eshatu, iyi ntabwo ari mpande enye. Umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara bicishijemo umurongo utukura ubereretse. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Kuri buri kibazo tuba dufite ibisubizo bine, ukajya ugenda uhitamo kimwe cya nyacyo. A, birabujijwe gukata iburyo. B, tangiza ku bindi binyabiziga bigenda mu gihe ugiye gukatira iburyo. C, kata iburyo mu gihe nta bindi binyabiziga biturutse mu kindi cyerekezo. D, nta nkengero y'umuhanda yegutse iri iburyo. Hano urabona iso kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso kikuru amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo kikuri nta kindi ni A, birabujijwe gukata iburyo. Tegereze neza mu birango harimo agafresh gakata iburyo ariko gacishijemo umurongo ubereretse utukura. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Murabizi tugira amoko n'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, urebe video nagukoreye amoko n'ibyapa byo ku mihanda, urasoza kuyireba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo ibimenyetso by'agateganyo bigizwe n'imitemeri y'ibara risa n'icunga rishije bishobora gusimbura ibi bikurikira. Biba bishobora gusimbura iki? A, imirongo yera irombereje idacagaguye gusa. B, imirongo yera irombereje idacagaguye n'icagaguye. C, imirongo icagaguye n'idacagaguye ibangikanye. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso kikuru amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo kikuri nta kindi ni B, imirongo yera irombereje idacagaguye n'icagaguye. Mu gihe mubibona wenda bari gukora nk'imirimo mu muhanda, iriya mirongo irombereje hagati mu muhanda icagaguye cyangwa se idacagaguye yarasibamye, mukabona bashyizeho iriya mitemeri. Rero iriya mitemeri bishobora gusimbura imirongo yera irombereje idacagaguye n'icagaguye. Mbibutsa ko ukeneye kode, mbwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, mufatire kode aho waba urose mu gihugu. Umbwira ubwoko bwa kode ukeneye, ese niyo ku ruhushya rwa burundu cyangwa niyo ku ruhushya rw'agateganyo. Ukeneye kwiga mudasobwa, tukagusanga iwawe tukakwigisha mudasobwa yo kugufasha gutegura ikizamini neza kugira ngo nugerwaho ntibizakugore, turaza tukayikwigisha. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda mu buryo bwa online cyangwa se turi kumwe, twandike cyangwa duhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo iyo bitagishoboka kubona muri metero 200 imodoka zikuruwe n'inyamaswa, ingorofani, inyamaswa zitwaye imizigo cyangwa zigenderwamo kimwe n'amatungo bigomba kurangwana. Bitagishoboka kubona neza muri metero 200, wenda se ni igihe cy'imvura hari ibihu byinshi
cyangwa se ni igihe cy'izuba hari umucucu mwinshi. Inyamaswa, ingorofani, inyamaswa zikuruye cyangwa zitwaye imizigo ziba zigomba kurangwa n'iki? Hano ibisubizo bine badahitamo kimwe cy'ukuri. A, imbere ni itara ryera. B, imbere ni itara ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rihishije. C, nyuma ni itara rimwe ritukura. D, ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kinini D. Ibisubizo byose ni ukuri. Imbere ni itara ryera, imbere ni itara ry'umuhondo, imbere ni itara risa n'icunga rishishe, naho inyuma bashyiraho itara rimwe ritukura. Ndizera ko waramusamo D. Ndizera ko waramuze kuyandika ku papuro. Tari wahisemo ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya kane kikabaza ngo icyapa cyerekana ahantu amategeko y'umuhanda urombeje ibice byinshi atangira gukurikizwa kirangwa n'ibirango, ibimenyetso by'amabara akurikira. Amabara asate: A, umweru n'umukara, B, umweru n'umutuku, C, umweru n'umuhondo, D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kinini D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kiriya cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga, kiba gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Ubwo amabara yacyo ni ubuso bw'ubururu, ubururu n'ibirango by'umweru, umweru n'ubururu n'umweru. Hano hari ahantu ubonye banditse ubururu n'umweru ntaho, niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndizera ko waramusamo D. Ndizera ko waramuze kuyandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese wowe turi gukosorana kino kizamini, iki cyapa urabona gifite ishusho, ese ni uruziga cyangwa ni mpande enye? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kuvuga ngo ni ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, no kuvuga ngo ni mpande eshatu mu ibara ritukura, ibyo byose ni kimwe. Kuvuga ngo ubuso bwera no kuvuga ngo ubuso bw'umweru, ibyo byose ni kimwe, ibirango byo biba ari umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, umuyaga w'intambike, B, urusaku rwo mu muhanda, C, ikibuga cy'indege, D, ibisubizo byose nibyo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni A, umuyaga w'intambike. Ku bantu bize geography, kano ni ka kandi gapima umuyaga, mujya mutubona dushinze ahantu umuyaga uri kuduhuha. Rero kino cyapa kikaba gisobanura ngo umuyaga w'intambike. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira, bishyirwa hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 y'ahantu habyerekana. Kino cyapa ntabwo kiba gishinze aho hantu hari uwo muyaga w'intambike, ahubwo uzabanza ugende urugendo hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 ubone kugera kuri icyo gice kirimo umuyaga w'intambike. Ndakeka ko waramusamo A. Ndizera ko waramuze kuyandika ku papuro. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo igikorwa ry'imirimo ribangamiye cyane cyangwa buke uburyo bwo kugendera mu nzira nyabagendwa. Ahakorerwa imirimo hagaragazwa ku buryo bukurikira. Hagaragazwa ku buhe buryo? A, icyapa cyera cya mpande enye zingana zifite uruhande rwa metero 0.30. B, uruzitiro ruri ku mpera y'iburyo. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari iso cy'ukuri na B ikaba ari iso cy'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko icyo cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko icyo cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro, hazo cyukuri nta kindi ni de, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iki gikorwa cy'imirimo ribangamiye cyane cyangwa buki, ni igihe cy'imvura ibitaka byaguye mu muhanda birawufunga, cyangwa se ikimodoka cyaguye mu muhanda kirawufunga, hari imirimo iri gukorwa mu muhanda, ahategetswe kunyurwa hagaragazwa n'icyapa gitegeka cyangwa se icyapa kiranga. Ibyo byapa byombi biba bifite ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Hano rero nta hantu bigeze babivuga, niyo mpamvu duhisemo ko nta giso cy'ukuri kirimo. Ndizera kumenya impamvu duhisemo de, bakoresha ibyapa bitegeka birangwa no kuba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Iyo badakoresheje ibyo byapa bitegeka, bakoresha kiriya cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga, kiba cyanditsemo ngo deviation, kiba gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Ndakeka ko waramusamo de, ndizera ko waramuswe yandika ku gapapuro. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo uretse mu mijyi ku yindi mihanda yagenwe na minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, uburemere ntarengwa bwemewe ku binyabiziga bifatanye bifite imitambiko itatu ni nuwe buremere? A toni 20, B toni 16, C toni 12, D toni 10. Hano urabona iso cyukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro, hari iso cyukuri nta kindi ni C toni 12 ku binyabiziga bifatanye bifite imitambiko itatu. Bavuze umutambiko, niba umupine umwe uburi iburyo undi uri ibumoso, kiriya cyuma gihuza umupine w'iburyo no w'ibumoso nicyo bita umutambiko. Rero kwa bino binyabiziga bifatanye bifite imitambiko itatu, uburemere bwabyo niba bugomba kurenga toni 12. Ndakeka ko waramusamo se, ndizera ko waramuswe yandika ku gapapuro. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo buri modoka cyangwa buri mumaro cy'ikuro niyo modoka bishobora kugira itara rituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cyo witegura kumunyuraho. Iryo tara rifite amabara akurikira: umuyobozi w'ikinyabiziga guturutse inyuma akweretse ko ashaka kugudepasa, kugira ngo umwereke ko wabibonye ukoresha itara. Ese iryo tara riba rifite amabara asate: A umuhondo, B icyatsi kibisi, C umweru, D umutuku. Hano urabona iso cyukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro, hari iso cyukuri nta kindi ni B icyatsi kibisi, kugira ngo umwereke ko wabonye ikimenyetso cy'uko wabonye ko ashaka kukunyuraho ukoresha itara risa icyatsi kibisi. Ndakeka ko waramusamo B, ndizera ko waramuswe yandika ku gapapuro. Hari igihe babaza ngo none iryo tara rishyirwa he ku kinyabiziga? Ni inyuma hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga niho riba riri iri tara ry'icyatsi kibisi. Ndakeka ko waramusamo B, ndizera ko waramuswe yandika ku gapapuro. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zikoreshwa nk'amavatiri y'ifasi cyangwa amatagisi zifite uburemere bwemewe utarenga kilograma 3500 ni noye muvuduko: A kilometero 60 mu saha, B kilometero 40 mu saha, C kilometero 75 mu saha, D kilometero 20 mu saha. Hano urabona iso cyukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro, hari iso cyukuri nta kindi ni C kilometero 75 mu saha. Noneho imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange aba ari kilometero 60 mu saha. Noneho ku modoka zidafite ibizibuza kwiceka kubera ko ariko zakozwe aba ari kilometero 25 mu saha. Ibyo byose mba mbivuze hakiri kare kugira ngo uhure nabyo mu kizamini wakora mu kanya bifite amakuru uhita ubikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda nka Rwanda Driving College. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga,
ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru, kikaba gisobanuye icyo mu byapa byo ku mihanda: A, komeza imbere gusa; B, aho kunyuranaho imbere; C, aho guhagarara umwanya munini; D, inzira y'icyerekezo kimwe. Hano urabona icyo kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko icyo cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko icyo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano icyo cyukuri nta kindi ni A, komeza imbere gusa. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka, bakunda kubikoresha mu gihe mubibona nk'iyo hagiye kuba umupira hariya muri stade Amahoro, bagashyiraho bino byapa bakavuga ngo umuhanda ukata ibumoso urafunze, icyerekezo gitegetswe kunyurwamo komeza imbere gusa. Kikaba gitegeka niba bakubwiye komeza imbere gusa, ukomeza imbere gusa, nta handi hantu baba bemerewe guca. Hari abantu bakunda kuyitiranya na kiriya cyapa kivuga ngo inzira y'icyerekezo kimwe. Kiriya kivuga ngo inzira y'icyerekezo kimwe yo, icyapa kiba gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu, kirimo kano ga fresh. Cyo ishusho aba ari mpande enye, kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga. Kino cyo kirategeka, bari kuvuga ngo icyerekezo gitegetswe no gukomeza imbere gusa. Ndakeka ko waramusitamo A, ndizera ko waramusikandika ku gapapuro. Ubonye ibyapa biri kukugora, wareba iriya video nagukoreye, urasoza kuyireba nta kibazo kirekeye ku byapa cyakugora. Ukeneye kode mbwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, mufatire kode aho waba hose mu gihugu. Ukeneye kwiga mudasobwa cyangwa se amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, twandike cyangwa duhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini ahakurikira. Hari ahantu ikinyabiziga kiba cyahagarara umunsi wose, hari ahantu ikinyabiziga kiba cyahagarara ijoro ryose, ariko kiba kibujijwe guhagarara akanya kanini ahakurikira. Hehe? A, imbere y'ahantu hinjirwa hanasohokerwa n'abantu benshi. B, mu muhanda ugabanyijemo ibisate bigaragazwa n'imirongo idacagaguye. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A, imbere y'ahantu hinjirwa hanasohokerwa n'abantu benshi, na B, mu muhanda ugabanyijemo ibisate bigaragazwa n'imirongo idacagaguye, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Imbere y'ahantu hinjirwa hanasohokerwa n'abantu benshi, biba bibujijwe kuhaparika ikinyabiziga cyawe umwanya munini. Ntiwagenda ngo uparike ikinyabiziga cyawe umwanya munini mu mwinjiro w'isoko cyangwa ahandi mu marembo akunda kwinjirwamo anasohokerwamo n'abantu benshi. No mu muhanda aho ugabanyijemo ibisate bigaragazwa n'imirongo idacagaguye, ngo iriya mirongo iri iruhande ku muhanda iyo icagaguye uba waparika ikinyabiziga cyawe umwanya munini cyangwa se umwanya muto. Ariko iriya mirongo idacagaguye muzabicunge neza n'ejo nuba uri kugenda mu muhanda. Iriya mirongo y'iruhande idacagaguye ntabwo aba wemerewe kuhagarara. Ndakeka ko waramusitamo C, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Tarabahisemo ndiza ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo ni iki muri ibi wakwirinda mu gihe ushaka kunyuranaho? Ese ni iki uba ushobora kwirinda mu gihe ushaka kudepasa nyuma y'ikona ugategereza kubona uburyo bwo kunyuranaho? B, mu muhanda w'icyerekezo kimwe. Umuhanda w'icyerekezo kimwe ni wa muhanda iyo wamaze kwinjiramo ukomeza imbere, ntabwo wemerewe gukata ngo usubire inyuma, ariko nawe mu gihe uri kugendamo nta kinyabiziga mwigera muhura. C, aho utagomba kurenza ibirometero 30 mu isaha. Ikinyabiziga cyose gifite moteri ufite ahantu uri kujya urebera umuvuduko uri kujya ugenderaho mu isaha ntuzabigireho ikibazo. Mu gihe kuri direct tuvuga ngo ugeze mu muhanda utaringaniye neza. Hano urabona igisubizo kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri amaze kugihitamo,
ndizera ko icyo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro, hazo cy'ukuri nta kindi ni a. Nyuma y'ikona ugategereza kubona uburyo bwo kunyuranaho. Urabizi kunyuranaho mu ikona biba byaguteza ibyago kubera ko hari intera runaka uba utari kurebamo imbere yawe. Rero kunyuranaho mu ikona ntibyemewe, niyo mpamvu uba ugomba gutegereza kubona uburyo bwo kunyuranaho, ukirinda kunyuranaho mu ikona. Ndakeka ko waramutamo a, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Utari wahisemo niza ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya, urahita ugikora. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo ni iki wakora mu gihe usanze mu bimenyetso bimurika harimo ibara ry'umuhondo. Murabizi biriya bimenyetso bimurika bikoresha amatara atatu ariyo umuhondo, umutuku n'icyatsi. Ese wakora iki mu gihe usanze mu bimenyetso bimurika harimo ibara ry'umuhondo? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri. A, kongera umuvuduko. B, kugumana umuvuduko wari uriho. C, kwitegura guhagarara. D, gufata feri cyane. Hano urabona isoki kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kwamaze kugihitamo. Ndizera ko isoki cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni C, kwitegura guhagarara. Mu gihe usanze mu bimenyetso bimurika harimo umuhondo, witegura guhagarara. Ubundi bino bimenyetso bimurika bikora bite? Bakoresha amatara atatu. Iyo hatse icyatsi ibinyabiziga biragenda, hakwaka umuhondo ugahagarara. Iyo hatse umuhondo ubundi uba ugomba guhagarara mu gihe utari warenga uriya murongo bahagararaho. Mu gihe utari warenga uriya murongo bahagararaho urahagarara. Waba wawurenze ugakomeza ukagenda kugira ngo haze kwaka umutuku. Wamaze guhagarara nta kinyabiziga kiri handi hagati, kubera ko hari abashyira biriya bimenyetso bimurika abari mu isangano akenshi bihuriyemo imihanda ijya mu byerekezo bitandukanye. Haka icyatsi ibinyabiziga bikagenda, hakaka umuhondo ibyarenze uriya murongo bigakomeza bikagenda, ibitari byawurenga bigahagarara kugira ngo hake umutuku nta kinyabiziga cyaba kiri handi hagati, kugira ibindi binyabiziga biba biri guturuka mu bindi byerekezo gishobora kubiteza ibyago. Ndakeka ko waramutamo C, ndizera ko usobanukiwe ukuntu feruje ikora. Ndakeka ko rero waramutamo C, ndizera ko waramutse yandika ku gapapuro. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo kunyuranaho bibujwe gusa igihe, kudepasa bibujwe ryari? Agiye mu muhanda hagati hashushanyijwemo umurongo w'umweru ucagaguye. B, umuhanda ushushanyijwemo umurongo wera udacagaguye. C, ikinyabiziga gitwaye ku musozi unyerera. D, nta gisubizo cy'ukuri. Hano urabona isoki kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko isoki cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni B, umuhanda ushushanyijwemo umurongo wera udacagaguye uba ubujijwe kunyuranaho. Nuvuga ngo iriya mirongo irombeje hagati mu muhanda, waba ucagaguye waba udacagaguye, uba ubujijwe kurenga, kubera ko impamvu bayishyiraho nuko baba bari kuvuga ngo iburyo hagenderwa n'ibinyabiziga biri kujya imbere, ibumoso hakagenderwa n'ibinyabiziga biri kuza bibasanga biri guturuka imbere yanyu. Noneho iyo ucagaguye uba wawurenga bibaye ngombwa, uba ubujwe kuwurenga ariko wawurenga bibaye ngombwa. Biba ngombwa ryari? Mu gihe ushaka kunyuranaho, mu gihe ushaka gukatira ibumoso cyangwa ugiye guhindura icyerekezo. Ariko iyo udacagaguye nta na rimwe biba byemewe kurenga. Bivuze ko no kunyuranaho biba bibujijwe mu gihe umurongo ushushanyijwe mu muhanda wera udacagaguye. Ndakeka ko waramutamo B, ndizera ko waramutse yandika ku gapapuro. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo mu gihe utwaye ikinyabiziga nijoro ucanye amatara maremare ugahora n'ikindi kinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo, ushaka kwitwara ute? Ushaka gukora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? A, gukomeza ibumoso. B, kuzimya ucana amatara maremare n'amagufi. C, kuzimya amatara maremare kugeza ikindi kinyabiziga gitambutse. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona isoki kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tekereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo umaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cyukuri nta kinini se kuzimya amatara maremare kugeza ikindi kinyabiziga gitambutse. Uzimya amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe kugeza ikindi kinyabiziga gitambutse, kugira ngo urumuri rw'amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe rudahuma amaso umuyobozi w'ikinyabiziga uri kuza basanga, bigatuma atareba imbere neza, bikaba byamuteza ibyago. Ibyo byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu mugomba kwitonda. Waba ugiye kubisikana n'ibindi binyabiziga ucanye amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe, ukayazimya paka ubanje wabisikana n'icyo kinyabiziga. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo umurongo ucagaguye uvuga ko buri muyobozi abujwe kurenga uretse mu gihe, uretse ryari agomba kunyura ku kindi kinyabiziga, be gukatira ibumoso, se guhindura cyangwa kujya mu kindi gice cy'umuhanda. Ibisubizo byose nibyo. Hano urabona izo cyukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cyukuri nta kinini ibisubizo byose nibyo. Nayimaze no kubikomozaho hejuru ndikubwira ngo iriya mirongo ubujijwe kuyirenga, ariko iyo ucagaguye uba wawurenga bibaye ngombwa. Biba ngombwa ryari? Mu gihe ugomba kunyura ku kindi kinyabiziga, aribyo mwita kudepasa, mu gihe ugiye gukatira ibumoso cyangwa ugiye guhindura cyangwa ugiye kujya mu kindi gice cy'umuhanda. Niyo mpamvu hano duhisemo D. Niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Utari wahisemo ndiza ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo igice cy'inzira nyabagendwa kigarukira ku mirongo 2 yera icagaguye, ibangikanye kandi gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zitambuke neza kiba ari. Iki gice cy'inzira nyabagendwa kiba kigenewe iki? A, inzira y'abanyamaguru, B, agahanda k'amagare, C, A na B byose ni ukuri. A, inzira y'abanyamaguru n'agahanda k'amagare bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cy'ukuri nta kinini B. Aba ari agahanda k'amagare. Bakivuga ngo ni igice cy'inzira nyabagendwa, n'ubundi bari kuvuga ko ari igice cy'umuhanda, ariko gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zicemo. Muri make nta modoka yacamo. Aba ari agahanda k'amagare cyangwa agahanda k'ibinyamitende. Bakivuga ngo ni igice cy'inzira nyabagendwa, n'ubundi aba ari igice cy'umuhanda kigomba kunyurwamo n'ibinyabiziga. Ndakeka ko waramusamo B. Ndizera ko waramusikandika ku gapapuro. Utari wahisemo ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, iteme ridahoraho, B, umuhanda utaringaniye, C, umuhanda winjira mu kuzimu, D, ubutaka bworoshye. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cy'ukuri nta kinini B. Umuhanda utaringaniye ugiye kugera ku gice cy'inzira nyabagendwa cyangwa se igice cy'umuhanda kirimo utuntu tw'utununga, utuntu tw'utunogo. Ukibuka ko ibyapa biburira bishyirwa hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 y'ahantu habyerekana. Nukibona kino cyapa uzabanza ugenda urugendo hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 ubone kugera kuri icyo gice cy'umuhanda utaringaniye. Ndakeka ko waramusamo B. Ndizera ko waramusikandika ku gapapuro. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo ugeze ahari inzira y'abanyamaguru barindiye kwambuka, ntibatangiye kwambuka, wakora iki? Ugeze kuri zebra cross, usanze hari abanyamaguru barindiye kwambuka ariko ntabwo bari batangira kwambuka. Ugomba gukora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? A, kuvuza ihoni, B, kwihangana ugategereza, C, gukomeza, D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro, hazo cyukuri nta kindi ni B, kwihangana ugategereza. Ugomba kwihangana ugategereza, ukirinda gutanguranwa n'abanyamaguru, ukareka bakabanza bakambuka, ukabona gukomeza urugendo rwawe kugira ngo bataguteza ibyago cyangwa wowe ukabateza ibyago. Ibyo byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima, niyo mpamvu muba mugomba kwitonda. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma cyabajijwe mwa kino kizamini cy'uyu munsi kirabaza ngo iyo utwaye umuntu mu kinyabiziga cyawe akibagirwa kwambara umukandara wo kwirinda ibyago ugomba gukora iki? Utwaye umuntu wenda aturutse mu ntara, ntabwo amenyereye ibintu by'imodoka, mutwaye mu kinyabiziga cyawe yibagiwe kwambara umukandara wo kwirinda ibyago. Ese ugomba gukora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe: A, gukuramo umukandara wo kwirinda ibyago wambaye mukawambara mwembi. B, kubyirengagiza wizeye ko nta mpanuka muri bukore. C, funga cyane umukandara wo kwirinda ibyago wawe. D, kubibutsa kwambara umukandara wo kwirinda ibyago. Hano urabona iso cyukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro, hazo cyukuri nta kindi ni D, kubibutsa kwambara umukandara wo kwirinda ibyago. Ubibutsa kwambara umukandara wo kwirinda ibyago kubera ko impanuka ntabwo iteguza, ntabwo wabyirengagiza ngo wizeye ko nta mpanuka muri bukore. Yitwa impanuka kubera ko ni ibintu biba bibatunguye. Rero ubibutsa kwambara umukandara wo kwirinda ibyago. Ndakeka ko uramutamo D, ndizera ko waramusikandika ku gapapuro. Ndizera ko kino kizamini dukosoranye hari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ugira uhita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo agenda mbashyiriraho na biriya bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufashe kubona kode mu gihe gito aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda, ukeneye kwiga mudasobwa, tubwira uburyo ushaka kwigamo. Ese ushaka kwiga turi kumwe cyangwa ni mu buryo bwa online? Ibyo byose byakunda tukakwigisha ukazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubibafashemo. Ndabakunda cyane, Imana y'umugisha, mugire ibihe byiza. Abari hafi gukora amahirwe masa.